Tubashimiye kwa mwumva Manuka TV show. Munyemero uyu munsi turebere hamwe ibintu Imana yanga. Mu by'ukuri ushobora kuba usenga Imana uyizera yaragukoreye ibitangaza, wubahiriza amategeko yayo, ariko ibyo byose ntacyo bimaze mu gihe ukora ibyo yanga. Turi benshi dufite ibyo dukunda kandi dufite n'ibyo twanga. Umubyeyi agomba kubwira umwana w'ibyo yanga kugira ngo umwana azirinde kubikora. Iyo umuntu afite inshuti ye uko byagenda kose aba azi icyo iyo nshuti yanga, yirinda kugikora kuko abizi neza ko iyo nshuti icyanga ku buryo yitwararika, hanyuma ibyo ikunda akabikora cyane kubera ko inshuti ibi bikunda. Uyu munsi turifashisha Bibiliya mu isezerano rya kera mu gitabo cyitwa Imigani, ibice 6 umurongo wa 11 niho hari umutwe w'amagambo uvuga iby'Imana yanga. Ugerageza kwerekana iby'Imana yanga mu by'ukuri. Nituramuka tumenye iby'Imana yanga tukabyirinda, tuzaba tubashe gutera intambwe imwe yo kwegera ubwami bw'Imana. Ntacyo byamara kwitondera amategeko yayo utarabanza kumenya iby'Imana yanga. Bivuze ko uramutse ukoze ibyo yanga, uko wayitondera kose nta hantu mwahurira, kubera ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ubwo bivuze ko Imana ari igerageza kutubwira ibyo yanga. Ikibazo gisigaye ni ukubimenya byonyine. Kuba wageze kuri Manuka TV show wakoze cyane, kuko nawe urimo kwiga neza iby'Imana yanga kugira ngo ubyirinde, noneho ubutaha tuzarebere hamwe ibyo ikunda. Tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aha ni kuri Manuka TV show. Niba utarakora subscribe yikandeho. Niba uzi gusoma Ikinyarwanda neza kandi ukaba ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda, ushatse wakicara hamwe cyangwa se ugahagarara ugafata Bibiliya ukarambura mu isezerano rya kera ugashaka handitse Imigani, wahagera ugakomeza imbere ku gice cya 6, hanyuma ugahera ku murongo wa 12 hasi cyane. Mbere yuko usoma ku murongo wa 12 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo iby'Imana yanga. Hanyuma umurongo wa 12 ugaragaza ko iby'Imana yanga harimo umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana umuntu ugoreka. Niba uri umuntu w'ikiburaburyo ukaba uri umuntu w'inkozi y'ibibi, ubwo tayari Imana irakwanga. Nushaka upfukame hasi wisaba imbabazi, urebe mu kwezi gushize ibintu wakoze, nimba harimo ibibi usaba Imana imbabazi. Umuntu w'ikiburaburyo Imana ntabwo imushaka. Ugomba kuba umuntu w'uburyo, uzi icyo gukora, uzi icyo kwirinda. Ibikwiye gukorwa bigakorwa, ibidakwiye gukorwa ukabyihana kandi ukabireka burundu. Umurongo wa 13 ni umuntu wicarana amaso akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Niba ucisha amarenga intoki zawe wisubireho. Umurongo wa 14 umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi akabibiteranya. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi akabiba ibiteranya. Niba uteranya abantu cyangwa se ibintu bitari byiza, nawe wisubireho. Umutima wawe niba urimo ubugoryi ihane, Imana irakubabarira. Nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi nazungwa. Uyu ni umurongo wa 15 bivuze ngo nicyo gituma amakuba ye azamutungura kandi azavunika, ntabwo azungwa vuba. Umurongo wa 15 ugaragaza ko niba uhura n'amakuba mu buryo butunguranye, wisuzume urebe ko ibyo ukora Imana yabitabyanga. 16 niho hahamya neza ko hariho ibintu 6 ndetse n'7 Uwiteka Imana yanga bimubera ikizira. Ibaza ibintu bibera Imana ikizira, ibintu bibera Uwiteka ikizira, twebwe twarangiza tukabikora. Ibintu niba bibera Uwiteka ikizira, kubera iki tunabitekereza tugahirahira kubikora? Ibyo bintu bibera Imana ikizira ni ibihe mu by'ukuri? Muri rusange ibintu bibera Uwiteka Imana ikizira, nk'ukuntu umurongo wa 16 wabivuze, ni 6 ndetse n'7. Icya mbere, amaso y'ubwibone.
niba ufite amaso y'ubwibone cyangwa se wibona, wihane cyane. Uze gushaka ahantu hiherereye, upfukame, usaba Imana imbabazi, wihane ubwibone bwose. Icya kabiri, ururimi rubeshya. Niba ufite ururimi rubeshya ukaba ukunda kubikora, wihane cyane. Usuzume muri iki cyumweru gishize niba hari aho wabeshye, wihane, kuko kubeshya bibera Imana ikizira. Ni bibi imbere y'Uwiteka, kubera ko umurongo wa 16 urabyerekana. Batubwiye ko hari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka Imana yanga bimubera ikizira. Icya mbere ni amaso y'ubwibone. Icya kabiri, ururimi rubeshya. Niba ukunda kubeshya abantu, abana cyangwa se abantu bakuru, wihane, kuko imbere y'Imana ni ikizira gikomeye. Icya gatatu, amaboko avusha amaraso y'utayiho urubanza. Niba hari umuntu wishe, ikintu wishe cyangwa se umuntu wenda agakwica, imbere y'Imana ni ikizira gikomeye cyane. Kuvusha amaraso y'utariho urubanza. Niba umuntu atariho urubanza cyangwa se arengana, mureke, shaka uburyo wamutabara. Ikindi ni umutima ugambirira ibibi. Umutima ugambirira ibibi Imana ntabwo uwushaka na gato. Imbere yayo uwo mutima uwubera ikizira. Kugambirira kwiba, kugambirira ubusambanyi, kugambirira gutandukanya abandi, kugambirira kugambana, kugambirira gukora nabi no kwica, byose upfa kuba wagambiriye gusa ibintu bibi. Aho ni ku murongo wa 18. Niba ufite Bibiliya, nizeye ko turimo kugendana. Umurongo wa 18, umutima ugambirira ibibi. Uwo nguwo Imana biwubera ikizira cyane. Umutima wawe reka habemo ibintu byiza. Utekereza uko wasura abarwayi, utekereza uko wafasha abana bananiwe kwiga kubera amafaranga, utekereza uko warisha abantu. Niba hari imyenda utacyambara, yitange. Ugambirire neza, kuko nabo bakeneye kwambara. Nk'ukuntu nawe wayiguze ikakubana myinshi, wayiguze uyikeneye kwambara, ifashe n'abandi, hari abambaye ubusa. Gira umutima ugambirira neza. Gira umutima ugambirira ineza, utekereza neza, hapana gutekereza uko wakiba akantu ka mugenzi wawe. Hapana kugambirira uko uri mu mutuke, hapana kugambirira uko uri mu mubeshye. Wibuke no kubeshya bibera Imana ikizira. Gira umutima ugambirira ibintu byiza, uko wagira abantu inama, uko wabahugura, uko wabafasha, uko waba inshuti nabo. Ariko ibirebana n'ikintu kibi, ibirebana n'umutima ugambirira ibibi, imbere y'Imana ni ikizira. Ikindi ni amaguru yihutira kugira urugomo. Mu by'ukuri, niba ukunda kugira urugomo, rwihane. Niba ukunda kugira amaguru yihutira urugomo, imbere y'Imana ayo maguru yawe ni ikizira. Ndetse nta nubwo ari amaguru gusa, wowe wese, kuko amaguru ntabwo ariyo yijyana, niyo uba watekereje kujya gukora urwo rugomo. Ihane, amaguru yawe ajya ahantu heza. Reka ajye guterana, reka ajye gusura abantu beza. N'abatari beza ubabwirize bahinduke. Amaguru yihutira kugira urugomo Imana irayanga ndetse yayavuna, kandi ntabwo yakungwa. Mubyeyi, mwana muto, inkumi, musore, umugabo, umugore, umukecuru, umusaza, ahantu mujyanywe n'amaguru yanyu, mujye muhitondera, murebe ko ayo maguru yanyu atarimo kwihutira kugira urugomo, kuko Imana irayanga ndetse ni ikizira. Bivuze ko ikintu kizira kidashobora kujya mu bwami bw'Imana. Umurongo wa nyuma ni umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, ntuteranye abavandimwe. Wa mugabo we cyangwa se musore, cyane ko nawe uzaba umugabo, nawe muhungu urimo gukura, bivuze ko uzaba umugabo. Wiba umugabo w'indarikwa, wiba umuntu uvuga ibinyoma, imbere y'Imana ni ikizira gikomeye cyane. Niba uteranye abavandimwe, ihane. Ahubwo shaka niba batandukanye, ubegeranye, ubabaze impamvu batandukanye, ukora ibintu byiza, ubahuze, bakundane, babe inshuti. Ariko niba urarikwa kuvuga ibinyoma, ukaba uteranye abavandimwe, Imana ntabwo muzashoboka. Nishimiye cyane kuba mwabanye nanjye. Ushatse wakomeza ukamanuka ugasoma, ariko iby'Imana yanga tubisoreje aho ngaho. Mubyibuke kandi muhore musubiramo ikiganiro kugira ngo mutazabyica. Muhore mukora ibyiza. Bibiliya nubwo itatwereka ibyiza, ariko ushatse wafata ibi ngibi ukabikorera imbusane. Bivuze ko niba ari umutima ugambirira ibibi, Imana ikabiwanga. Ubwo nyine ikunda umutima ugambirira ibyiza. Niba Imana yanga amaguru yihutira kugira urugomo, ubwo nyine Imana ikunda amaguru yihutira kugira ineza, gukiza abandi, kubafasha. Ibi byose wabyisobanurira. Tubashimiye kuba mwabanye natwe. Kanda subscribe kandi ukore share, ugira uruhare mu gukwirakwiza ubutumwa. Hari abantu batari bazi iby'Imana yanga ndetse biyibera ikizira.
mwabyiyumviye. Mwakoze cyane, ndabifuriza kuzagira ubuzima bwiza ndetse cyane cyane ubwami bw'ijuru. DJ Jano with the hottest mixes. Dead on.